guhozwa, wasezeranije abaremerewe bose kuruhurwa, wasezeranije kutazigera udusiga twenyine, kandi uri Imana y'amasezerano. Ibyo uvuga urabikora. Utandukanye natwe abana b'abantu, tujya dusezeranya ntidusohoze, tukagambirira Mwami ntibidukundire, twabishaka nabwo rimwe na rimwe tukabura imbaraga, cyangwa se Mwami bikanadushiramo. Ariko uri Imana yihariye, uri Imana irenze uko tuyivuga, uri Imana ifite urukundo rurenze uko turuzi, uri umugira neza, uri umunyembabazi. Mwami biraturyohera kugaruka aho uri. Mwami ntago bidutera isoni kugaruka kukubwira ngo nibyo twagambiriye ntitwabishoboye, ntago tugira isoni zo kugaruka kukubwira ngo twari tuzi ko twagize imbaraga ariko twongeye turacogora, ntago tugira isoni zo kongera kukwereka amarira yacu iyo tugeze imbere y'abantu turihanagura, tukisiga, tukitunganya, ariko imbere yawe tuza nk'uko turi Mwami w'abami. Wakire buri muntu wese wafashe umwanya wo kuza imbere yawe Mwami w'abami. Ndagushimira kumwakira uko ari, mu ntege nke ze ugasukamwo imbaraga zawe, mu mashimwe ye ukongeramo ibindi, aho gusaba imbaraga ukazitanga. Urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo, ntubishoboye gusa uranabikunze kandi uranabishaka. Uri imbaraga muri uru rugendo, ni wowe udufata akaboko iyo dusitaye, ndetse ijambo ryawe rirambwira ngo umukiranutsi nubwo yagwa karindwi yakongera akabyuka. Uwiteka Mana Nyiringabo, utanga imbaraga zibyutsa abantu bagakomeza urugendo, ugarura abayobye ukabagarura mu nzira y'ukuri, ujya Mwami uhembura ubugingo bwisabiraga gupfa, ugigarura ibyiringiro mu buzima bubutakaje. Mwami ntago dufite isoni zo kuza iwawe, uri umunezero wacu, uri imbaraga zacu. Uwiteka we, niyo tutabasha kuvuga amagambo, kuniha k'umutima kubaye kwinshi, amaganya y'umutima abaye menshi, ibyo nabyo uzi kubisoma ukabisobanukirwa. Reka unezererwe igitambo tugutuye. Imitima yacu iragushaka, imitima yacu yizeye imbaraga zivuye kuri wowe, imitima yacu yizeye ubutabazi buturuka kuri wowe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turifuza cyane ubuntu bwawe ku buzima bwacu, turifuza kubaho kwawe muri twebwe. Ni wowe dushaka. Ahandi hose ni umusenyi, ahandi hose nta mbaraga zidutabara, ahandi hose birama akanya gatoya, bikamara akanya gatoya, ariko muri wowe harimo imbaraga zerekeza umuntu mu rugendo akazagera iyo ajya amahoro. Muri wowe harimo imbaraga zikomeza umugenzi ikamukomereza amaboko yaratendebutse. Muri wowe turashobora bigakunda. Niyo mpamvu Mwami tutarambirwa kuza aho uri. Twarakubonye mu minsi yatambutse, twarakubonye mu myaka yatambutse, twarakubonye mu bihe byatambutse. Ibyo bidutera kwiringira neza ko na n'uyu munsi tuzongera tukakubona. Bidutera Mwami guza imbere yawe dufite ubushizi bw'amanga ko turi bakure gutabarwa. Uwiteka we, ubutabazi bwawe bujya butandukana n'ubwo twari twiteze, ariko hari imbaraga tubonera mu bihe dutindanye nawe, hari uguhanagurwa amarira ku maso mu bihe tubonera imbere yawe Mwami w'abami. Hari impinduka, hari imbaraga, hari ibyo twakira, hari uguhembuka kw'imyuka yacu tugasubizwa mu imbaraga tugakomeza mu rugendo. Hari ibyo kurya byo mu mwuka bidutunga bigakunda. Uwiteka Mana Nyiringabo, turi abahamya b'ineza yawe. Imyaka yose tumaze tugendana nawe, turi abahamya b'urukundo rwawe, turi abahamya b'ubwizerwe bwawe, turi abahamya y'uko uri fideli, utajya usiga abo wahamagaye, utajya usiga abo watoranyije. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo se waduhaye Kristo hari icyo watwimana nawe, waduhaye iby'agaciro, wambabariye bya byaha byinshi bitari kwihanganirwa n'umuntu n'umwe. Mwami urwo rugendo watangiye muri twebwe ntabwo wifuza kurucira hagati, urifuza gukomezanya natwe kuzageza mu bugingo buhoraho, ahataba umubabaro, ahataba amarira, ahataba kuganya. Ntiwifuza ko twagarukira bugufi Mwami w'abami. Mwami twashyizeho iki gicaniro, twongera tugusaba imbaraga ku bahungu bawe n'abakobwa bawe batentebutse, baruhijwe n'ibihe. Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo wongere ubabyutse, kugira ngo wongere ubakomeze, kugira ngo wongere ubegure, wongere ubahe ku mazi y'ubugingo, bongere bahembuke bakomeze urugendo. Abaguye umwuma, abahugishijwe n'uburwayi, abahugishijwe n'ubukene, abahugishijwe n'inzangano z'abantu, abahugishijwe no guhemukirwa, kugira ngo wongere ubabyutse, wongere ubereke ubudahemuka bwawe, wongere ubereke ubwizerwe bwawe, wongere ubabwire ko utandukanye natwe abantu, wongere ubabwire iby'urukundo rwawe, urukundo rukeya rw'abantu rwatumye bibwira yuko nawe utabakunda, rwatumye bibwira yuko nawe utabitayeho. Ariko Mwami turimo turakuzamurira amaboko, tuguhamagara kugira ngo umanuke wongere wegure ubwo bugingo, wegure ubwo buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, maze ubambike imbaraga, maze ubakomeze mu rugendo. Uwiteka Mana Nyiringabo, harimo abatabasha no gusinzira, basinzirizwa n'imiti, harimo ababaye umubiri wose, babaye mu mutima, babaye mu mubiri, ariko ufite imbaraga zo kubakiza, ufite imbaraga zo kubegura, ufite imbaraga zo kubatabara. Urabishoboye Mwami w'abami. Tuzi imbere yawe Mwami tudafite ubwoba, tutazi neza ko utari budukoze isoni. Ngo abakwiringiye Uwiteka Mana Nyiringabo, ntiwemera ko bakorwa n'isoni.
mwami twongeye no kugusaba imbabazi aho twashyize ibyiringiro byacu mu bintu bidashinga, mu bintu bimeze nk'umusenyi. Twongeye kugusaba imbabazi aho twashyize ibyiringiro byacu mu bantu, tugashyira ibyiringiro byacu mu byo dutunze, tugashyira ibyiringiro byacu mu byiza wadutije, tugashyira ibyiringiro byacu muri circumstances zihita zirangira, twazibona ziryoheye uyu mubiri, twazibona ziryoheye amarangamutima, tukumva ibyiringiro byacu tubishyizaho, tukumva umunezero wacu naho ngaho, twazamuka mwami, twagirirwa asikise hano ku isi, twagira amahirwe yo gutera imbere, ibyiringiro byacu tukabishyiraho ngaho. Mwami turagarutse muri iki gitondo tukubwira ngo niwe byiringiro byacu, ni wowe mbaraga zacu. Reka ikintu cyose twigeze twerekezaho umutima kitari wowe uyu mwanya kiburire imbere yawe, kiburire n'imbere yacu, maze ibyiringiro byacu bigume muri wowe. Ukwiringira mwami ntabwo akozwa n'isoni, ntabwo ananirwa, ntabwo acogora. Ijambo ryawe rimbwira neza ngo abasore batoya, abasore b'ingimbi ngo bazagenda baruhe, ariko biringira Uwiteka ngo bazasubizwamo intege, bazatumbagira mu kirere, bazagurukisha amababa nk'ibizu, bazaba hejuru y'imiyaga, bazaba hejuru y'imiraba, bazagira imbaraga kandi bazagenda bagwiza imbaraga nk'uko bicuma mu rugendo, uko bigira imbere bagenda bagwiza imbaraga. Mwami turakwinginze kugira ngo ibyiringiro byacu muri aya masengesho bigaruke kuri wowe. Erega izo si ingamba umuntu afata, si amagambo umuntu yibwira, n'ibintu wubaka mu mutima wacu bigakunda, umuntu akaba atagikururwa n'ibi, imitima yacu ikiharirwa nawe. Ibyo nibyo tugusaba Uwiteka Mana Nyiringabo. Twakubwira byinshi byuzuye imitima yacu, ariko uratuzi. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze, n'abankunda ntibaramenya umubare w'imisatsi yanjye, n'abana beza nabyaye ntibarayimenya, n'umugabo nashatse ntarayimenya, ariko wowe uzi imisatsi yo ku mitwe yacu. N'ababyeyi bakunda ababebe babo ntibayizi, ariko wowe witaye kuri detaye zigize ubuzima bwacu, ngo watumenye tutarabisoro mu nda z'aba mama. Buri gufwa ryose ryateranijwe, buri serire yose yegeranyijwe n'iyindi urayizi, personalite zacu urazizi, na bya bindi twebwe twirebaho tukabyanga urabizi. Umaze tureba wara twitegereje usanga turaboneye, usanga turi beza. Ndasaba ngo ibyo byiringiro bigaruke mu mutima w'umuntu wabitsakaje, yongera amenye neza kumuzi, yongera amenye neza kumwitayeho, yongera amenye neza yo kumufite mu kiganza cyawe, kandi ko nta muntu n'umwe wabasha kumuvuvunuramo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Papa, urakoze inshuti nziza, Mwuka Wera gwirira mu buzima bwacu. Kristo yaravuze muri Yohana ngo uwo mwuka w'ukuri, uwo muhoza ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Uwo ni umwihariko wari muri Kristo Yesu. Reka bimubere umugabane we uyu munsi. Urugendo ntiyarushobora wenyine, ntabwo yarushobora wenyine, n'urwo rugo ntiyarwubaka wenyine. Mwami turimo turakuzamurira ingo, ntabwo yabishobora wenyine, ariko Mwuka Wera amufasha mwiza, wamushoboza akaryoherwa n'urugendo, akaryoherwa n'ubuzima, agahemburwa igitondo n'umugoroba, akajya atamenya aho imbaraga zivuye, maze ukamukomeza, Urakoze Papa, icyubahiro cyose ni icyawe, gukomera n'ubutware ni ibyawe, nta wundi wo gushimwa umeze nkawe. Urakoze kutajya utwumvira ubusa, ndetse kutajya uduhamagarira ubusa. Abantu bose b'imfura, abantu basohoza ibyo bavuga, iyo bahamagaye abantu baba bahamagariye impamvu, baba bafite icyo bababwira kandi gifite ishingiro. Nankaswe wowe, umuremyi w'ijuru n'isi, umunyarukundo ruhebuje. Urakoze ku murimo mwiza uri gukora muri twebwe, urakoze ku nyota wateje abahungu bawe n'abakobwa bawe gusenga, urakoze kuba wahaye imbaraga batabiherukaga, urakoze kuba washoboje. Icyubahiro cyose no gukomera nibikugarukire. Urakoze Papa. Reka dufatanye kuririmba. Mwaramutse neza nshuti z'Imana, Imana ishimwe ko yagushoboje. Reka dufatanye kuririmba indirimbo y'120, tuvuge ngo mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu tuvugira. Nagira nkubwire ko urugendo utarugendamo wenyine, ufite umuvugizi, ufite uwo muhagararanye, ufite gishyigikira. Hari igihe uba wumva uri wenyine, ndetse n'ibyo urimo utabasha kubisobanura ngo mbyumve, utabasha kubisobanura undi muntu ngo yumve uburemere bwabyo kuko biri muri wowe, ariko ufite umuvugizi imbere y'intebe y'Imana. Ntabwo akuvuganira gusa, aranagushoboza. Mu gitabo cy'Umugenzi niba ndibuka neza, cyangwa zivuga ngo umuntu yabonaga umuriro urimo usukwamo amazi, Satani azimya umuriro, ariko inyuma cyatumaga umuriro utazima ngo inyuma hari Kristo nawe yongeramo amavuta. Ibikuzimya, bizimya agakiza kawe ni byinshi, ariko Kristo arahari kugira ngo akongeremo imbaraga mu rugendo. Reka dufatanye gusengera muri iyo ndirimbo. Mama
nzarimbuka ndeba y'umukiza wanjye warimbuyeho rwose kera yaramwongereye nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso ntacira urubanza rubi anyita ukiranutse yaracumuye ngo muwe niko kunyishingira kuko adapfa singipfuye jye na Yesu turumwe yaracunguye ngo muwe niko kunyishingira kuko adapfa singipfuye jye na Yesu turumwe kuko adapfa singipfuye jye na Yesu turumwe kuko adapfa singipfuye jye na Yesu turumwe. urakoze mwami. Twasezeranye ko ku munsi wa kabiri tuzajya dusengera ingo. Ndakwinginze ngo twongere dufatanye kuzamura ingo mu maso y'Imana. Niba warashatse ndibaza kubyumva neza, niba utarashaka nawe wongera usengere ingo, nawe wumva amakuru, wumva bitandukanye, wumva uburyo umwanzi Satani arwanyije ingo. Nongere nkwinginge wowe wamaze kurutereka hasi kumva nta mpamvu yo gusenga, ndakwinginze. Impamvu dusaba imbaraga z'Imana, impamvu dusaba ubuntu bw'Imana, impamvu dusaba Kristo kudushoboza, impamvu turimo tuvuga ko dufite umuvugizi nuko hari kugira ngo akwambike imbaraga. Wongere ufatanye nawe kwingingira urugo rwawe, wirutereka hasi. Y'abantu bagihumeka haracyari ibyiringiro. Nshuti y'Imana, reka dufatanye guhamagara Imana. Irabishoboye, ibyitayeho. Ikintu Imana ikunda cyane nicyo Satani arwanya cyane. Nshuti y'Imana, ariko haracyari ibyiringiro. Ntago wabishobora uri wenyine, ariko hamwe na Kristo wabishobora. Wabishobora urugo rwawe rukarokoka, wabishobora urugo rw'umwana wawe rukazuka, wabishobora urugo rw'umuvandimwe wawe rukazuka, wabishobora hakagarukamo ubuzima, wabishobora kandi umwami Imana akakwambika imbaraga. Wowe witwa ko uhagaze, hanyuma ugakomeza ugahagarara, ukazamura amaboko, Imana igakorana nawe kugira ngo urwo rugo rutazima burundu, kugira ngo abo bana batajugunywa ku muhanda, kugira ngo abana baticwa n'agahinda, kugira ngo ibikomere umwanzi Satani atabiteza imitima yabo hakiri kare. Ndabivuga nafite amagambo yo kubisobanura uko bikwiriye, nkurikije uburemere bifite n'agahinda kabyo n'umubabaro biteje abantu, n'amarira abagore barize, n'agahinda abagabo bafite, yo n'intimba ziri mu mitima y'abana ntago bigira uko bingana. Ariko ndacyafite ibyiringiro ku muremyi w'ijuru n'isi, kushobora byose, kuhamagara n'ibyapfuye bikabaho. Reka dufatanye kumuhamagara muri iki gitondo. Arashoboye. Yahanagura amarira ku maso yawe, yakwegura ukabasha kongera kubaho. Ibyiringiro byawe si mu mugabo, si mu mugore, nubwo bagenewe kugukunda, bagenewe kukwitaho, ariko imbaraga zawe ntizikomoka mu mwashakanye, zikomoka ku Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi. Yazikwambika ugasohoka muri iyo depression, ugasohoka mu gahinda, ugasohoka mu kubura ibitotsi, ugasohoka mu kwisabira urupfu, ugasohoka muri ako gahinda kakunanije gukomeza n'ubundi buzima n'indi mibereho, ugasohoka muri ako gahinda katumye nawe wiyanga, umuntu yakwanga nawe ukiyanga. Ibyo byose ni imirimo ya Sekibi, ni imirimo ya Satani. Reka dufatanye kwinginga Imana. Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere yawe
tuzindukiye imbere yawe. Ibyo tukubwira si uko utabizi, si uko biyobewe, ariko turagusukira agahinda ko mu mitima yacu, turagusukira ibyo byose. Tuzanye ingo z'abavandimwe, tuzanye imiryango yacu bwite, tuzanye abo dufatanye uru rugendo rwo gusenga, tuzanye abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bakwambaza hirya no hino. Ibyo byose tubizanye imbere yawe kuko tuzi ko ushobora byose, ushobora byose. Iby'abahanga batashoboye, iby'inama z'abavandimwe zitashoboye, iby'inama z'ababyeyi zitashoboye, tuzi ko bishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibyo bidutera kuza imbere yawe dufite ubushizi bw'amanga, ibyo bidutera kuza imbere yawe Mwami tutagononwa, bidutera kuza imbere yawe tudafite isoni. Nzanye imitima y'abagore, nzanye imitima y'abagabo, nzanye imitima y'abashakanye, nzanye imitima y'abari mu miryango, nzanye imitima y'abamaze gutandukana, umwe aririya undi aririya, bibaza niba bishoboka ko bakongera bagasubirana urugo rukongera rukabaho. Nzanye imitima y'abababajwe n'urushako mu buryo butandukanye, y'abahemukiwe n'abo bashakanye. Nzanye iyo mitima Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ubanze uyihembure, uyambike imbaraga. Ubuzima bwe saho bugarukira, n'uwo agaciro mu maso yawe, n'uwo agaciro mu maso yawe, aruzuye mu maso yawe, umufiteho imigambi ikomeza. Hari ibyo wibwira kumugirira biracyakomeza. Ubuzima bwe ntabwo bugarukira muri uwo mubabaro yatejwe n'uwo bashakanye, ubuzima bwe ntabwo bugarukira muri ayo marira aririye muri icyo cyumba cyangwa muri iyo nzu. Ubuzima bwe saho bugarukira Uwiteka Mana Nyiringabo. Umufiteho imigambi, uracyamutekerezaho, uracyamukunze, uracyatanga ibyiringiro ku buzima bwe. Uwiteka we, ntiwemere ko arambarara burundu, ntiwemerere ko acogora, ntiwemere ko yibuza kubaho, ntiwemere ko yiyambura ubuzima, ntiwemere ko aheranwa n'ako gahinda. Mubyutse Mwami, tugusukiye Mwami ibyuzuye imitima yacu, tugusaba ngo izo mbaraga nizibasanga aho bari, maze bongere babyutswe, bongere bakomeze urugendo Mwami. Mu mago habamo ibivugikana, ibintu umuntu atabasha kuvuga, bimwe na bimwe ntibabasha no kubisobanura, bimwe biba bimaze imyaka n'imyaka bigasengwa n'akantu gatoya, kuko n'ubundi bimaze imyaka bimungwa, ariko ibyo byose ubasha kubisobanura, ibyo byose ubasha kubikiza, ibyo byose ubasha kubivura. Wowe Mwami ugera no mu mizi ugakemura ikibazo kiriyo. Uwiteka Mana Nyiringabo, urabishoboye. Ntabwo mfite isoni zo kukubwira ibinaniranye, ntabwo mfite isoni zo kukubwira ibyo naburiye inama nkabura ijambo, simfite isoni zo kukubwira ibyo byose. Uwiteka Mana Nyiringabo, urabishoboye. Ahandi umuntu akubwira ukabura icyo umusubiza, ukumva kwihangana ko wageze ku iherezo, ukumva bimazemo imyaka nta mpinduka. Ibyo simfite isoni zo kubikubwira kuko urabishoboye. Urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo, ufite imbaraga zo gukiza, ufite imbaraga zo guhembura, ufite imbaraga zo kuzura, ufite imbaraga zo kubeshaho. Ndakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, niwe waduhamagaye ngo dusenge, niwe waduhamagaye ngo nitugutabaza uradutabara, ngo utwereke n'ibintu bikomeye tutabasha kumenya, ibyo bidasobanutse umuntu atabasha gusobanurira bene wabo, ibyo bidasobanutse umuntu atabasha kubwira marene na pare, ibyo bidasobanutse umuntu atabasha gusobanurira abana yabyaye, ibyo bidasobanutse umuntu atabasha kuvugana n'umugabo n'umugore ngo bahuze ururimi. Ibyo ngibyo ubasha kubikoraho Uwiteka Mana Nyiringabo, ubasha kubikoraho, ubasha gusenya ibyo umwanzi Satani yubatse mu mago, ubasha kuburizamo imigambi. Urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndakwinginga Mwami, kuva kuri iki gicaniro ngo ubuzima bugaruke muri hariya mago, imibereho igaruke muri hariya mago. Ndakwinginga Uwiteka Mana Nyiringabo, ijambo ryawe rimbwira neza ko imbere y'intebe yawe hari urwabya rw'izahabu ruzamukamo amasengesho y'abera, ngo abamarayika bakongeraho imibavu, nuko bikavamo imyotsi bikazamuka imbere yawe biguhumurira neza, ngo hanyuma inkuba zigakubita mu isi, imirabyo ikarabya. Mwami, amasengesho y'abera yageze imbere yawe, hari igikoreka Uwiteka Mana Nyiringabo, mu buryo bw'ibitangaza, mu buryo bw'ibitangaza umugabo yagaruka mu rugo, mu buryo bw'ibitangaza umugore yakongera gukunda umuryango, mu buryo bw'ibitangaza bakongera guhuza inama, mu buryo bw'ibitangaza wazura, mu buryo bw'ibitangaza wagarura ibyiringiro mu mutima wawe utakaje, mu buryo bw'ibitangaza yakumva umwambaro w'agahinda umuvaho. Ibyo turabihamya, ujye ubikora. Ijoro ry'amarira rijya risimburwa n'igitondo cy'impundu. Mu buryo bw'ibitangaza yakongera gukunda ubuzima, yakongera gukunda imibereho, mu buryo bw'ibitangaza yakongera kwikunda, yagira imbaraga zijya mu kazi, yagira imbaraga zisigasira abana be. Mu buryo bw'ibitangaza Uwiteka Mana Nyiringabo, yakomeza urugendo rw'agakiza. Mu buryo bw'ibitangaza yakomeza kugukorera, ntabwo yashira mu ibyiringiro. Mu buryo bw'igitangaza yakongera kweguka, amavi agakomezwa, amaboko agakomezanya nawe urugendo. Urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo,
urabishoboye mwami w'aba, urabishoboye. Amarisite ni maremare y'abagore n'abagabo barira, twaranditse turaruha, ariko wowe ntiwarushye, wowe ntiwananiwe, wowe urashoboye, wowe urabibashije, wowe ufite imbaraga zibeshaho. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasaba ngo ukize uhereye mu mizi, ukize uhereye mu mizi. Agahinda ko mu rugo kateje bamwe indwara, agahinda ko mu rugo kateje abandi kwiyanga, agahinda ko mu rugo kateje bamwe gusubira mu nzoga no mu biyobyabwenge, agahinda ko mu rugo kateje abandi kuryagagura, obezite iruzura, agahinda ko mu rugo kateje kwiyanga, kateje abandi kunanirwa gukora akazi, agahinda ko mu rugo kajimije imihamagaro, kakuyeho amavuta y'abari bayafite, agahinda mwami kavutse mu miryango, kasenye byinshi mu buzima bwawe wakundaga kandi wahamagaye. Ariko ufite imbaraga zo gukiza, ufite imbaraga zo kuzura, ufite imbaraga zo kubeshaho. Wabikora Uwiteka Mana Nyiringabo, wabikora mwami w'aba, wabikora ndakwizeye, wabikora ndakwizeye. Igituma tuza aho uri nuko twabonye ubikora, wabikoze mu byacu, ubikora mu bacu, ubikora turabibona, wabikoreye benshi, uracyabikora Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndongera gusaba imbaraga mwami w'aba, gusaba imbaraga z'uwitwa ko ahagaze muri uriya muryango, muri bariya bashakanye mwami. Dore Satani yarambitse umwe, none arototera undi, arashaka gufata n'uwo witwaga ko ahagaze kugira ngo mubuze kubana nawe, kugira ngo mubuze gutabaza wowe, kugira ngo mubuze gukomeza urugendo. Ndamusabira imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, ndamusabira imbaraga. Mukomereze amaboko, mukomereze ibyiringiro, mukomereze kureba kuri wowe, mukomereze kuguhanga amaso Uwiteka Mana Nyiringabo. Turakwizeye, turakwizeye, twizeye imbaraga zawe, twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe, twizeye imbabazi zawe mwami. Ubwo agihumeka haracyari ibyiringiro, ubwo akiriho haracyari ibyiringiro Uwiteka Mana Nyiringabo. Wakiza, wakuramo ububore bwose, wakuramo imirimo ya Satani yose, wakiza Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndakwinginze kugira ngo uzane guhuza inama, uzane kuvuga rumwe. Umwanzi Satani yinjiye muri Edeni, asanga abagaragu bawe, abana bawe bari babanye batega amatwi ibyo uvuga, babanye neza, bagutegereza mugasabana. Ariko Satani azana indi mvugo, imvugo inyuranye n'iyawe. Niko bimeze mu mago y'uyu munsi, imvugo inyuranye n'iyawe yinjiye iciye mu bagabo, yinjira iciye mu bagore. Imvugo inyuranye n'iyawe yinjiye ifitiye mu nshuti mbi, abantu bararohama, abantu bajya kure yawe. Ibyo Satani yashakaga bigerwaho, ariko uri Imana ifite amahirwe ya kenshi. Uko wagarutse ukavuga ko hari agakiza kazabonekera muri Kristo Yesu, ukavuga ko urubyaro rw'umugore ruzamenagura umutwe w'inzoka, niko wakongera ukazura n'uyu munsi, niko wakongera ukabeshaho, niko wakongera ukarema bundi bushyashya, niko wakongera ukunga Uwiteka Mana Nyiringabo, ukunga abagore n'abagabo batarimo kuvuga ururimi rumwe, kuko inzoka yabinjiriye. Uwiteka Mana Nyiringabo, wakongera ukunga, wakongera ukunga, wakongera ukunga, wakongera ukunga. Wakiza ibikomere, wakiza Uwiteka Mana Nyiringabo, wakiza ububore bumwe na bumwe twinjirana muri ayo mago tutazi uko bimeze, ariko nabyo ufite imbaraga zo guhera mu mizi, winjira kure naho dukomoka, ugakosora ibyadukurikiranaga. Ufite izo mbaraga zicagagura imigozi, iyo migozi ufite imbaraga ziyica, maze mwamba akubaka. Nubwo se yaba atarubatse akubaka, nubwo nyina yaba atarubatse akubaka, nubwo ba nyirasenge bataba barubatse, ufite imbaraga zicanyagura iyo migozi, urazifite Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndakwizeye, nizeye gukora kwawe, nizeye imbaraga zawe, nizeye ubuntu bwawe. Muri wowe harimo imbaraga ziburizamo amagambo mabi yose. Ijambo ryawe rimbwira neza ngo intwaro zose bacire kuturwanya ntacyo zizadutwara, ngo n'indimi zose zihagurukira kutuburanya tuzazitsinda. Hari indimi zahagurukiye kuburanya aya mago, ziciye mu bagore babi, ziciye mu bagabo babi, ziciye mu bandi basenye izabo bakaza gusenyera n'abandi, ziciye mu birara bitandukanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, ufite imbaraga zo kongera gusigasira icyo wari warahuje. Erega wowe waravuze ngo ntihakagire ikibatandukanya, ariko muri iyi si byose byahagurukiye kubatandukanya. Amafaranga arabatandukanya, ibitambuka ku ruhande bikabatandukanya, ubukene bukabatandukanya, amadini akabatandukanya, imiryango ikabatandukanya. Buri kintu cyose cyahagurukiye gutandukanya icyo wari waravuze ngo ntikigatandukane. Ijambo akaramata riragenda ricika, risibangana. Uwiteka Mana Nyiringabo, ese wazura, ese wabeshaho, ese wakongera ugatanga andi mahirwe kuri Imana y'amahirwe ya kenshi. Ndakwinginze mwami w'aba,
ndakwinginze igihe tukiri ku mavi, igihe tukikwinginga, igihe tukigutakambira, ndasaba mwami w'abami ngo umare umubabaro mu mutima w'umugore urimo kuguhamagara, umare umubabaro mu mutima w'umugabo urimo kukwambaza. Uwiteka Mana Nyiringabo, umare n'agahinda kamanutse mu rubyaro rwiza wari wabahaye, umare intimba n'ibikomere byaje mu miryango, muri famiye yo ku ruhande. Uwiteka urabishoboye, urazura, ubeshaho, nta kikunanira mwami w'abami, ushobora byose, urabibasha mwami w'abami. Mwami dusengera ingo, turasengera n'abahungu n'abakobwa bitegura kuzashaka, bamazwe n'ihahamuka ry'ibyo bumva. Uwiteka Mana Nyiringabo, batoze hakiri kare. Toza abahungu bacu, utoza abakobwa bacu, toza abasore bacu n'inkumi zacu, ubatoza Uwiteka Mana Nyiringabo, maze bategurwe Uwiteka we, maze uzabubakire ingo nzima, ingo zishingiye kuri wowe, ingo zikubahanya guhora ku ngoma. Erega ni wowe rutare ruzima umuntu yakubakiraho bigakunda, ahandi hose ni umusenyi. Ingeso nziza zitarimo wowe ni umusenyi, ikinyabupfura kitarimo wowe ni umusenyi, amasezerano yo kubwira umuntu ngo nzagukunda ngo iteka ariko bitari muri wowe nabyo ni umusenyi, guprometa bitarimo wowe byose ni umusenyi. Ariko dati iyo birimo bihinduka urutare bigakomera bigakunda. Ndasenze mwami w'abami kugira ngo uduhe generasiyo yubaka, uduhe generasiyo izubaka iby'akaramata, uduhagurukirize mwami urubyaro ruzaho agaciro umuryango. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana yumva gusenga, uri Imana isubiza, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbabazi nyinshi, uri Imana y'ubuntu bwinshi. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo iyo neza yawe n'ubwo buntu bwawe wongere kubitwumvisha. Imvura y'umunezero, ibitonyi by'ibyishimo, ibitonyaga by'ibyishimo byongere bimanuke muri rugo Uwiteka Mana Nyiringabo. Atmosferi y'agahinda no kudahuza inama no kutumvikana bumve yomororwa ku buzima bwabo, maze umucyo wawe wongere urase muri iyi miryango, wongere urase muri aya mago, wongere urase umucyo uvuye mu maso hawe, umanukana n'ibyishimo, ukamanukana n'umunezero, wongere umanuke mu byumba by'abashakanye, wongere umanuke mu mazu yabo, maze uzane itandukaniro. Turakwizeye, turakwizeye. Ntiwemere ko umwa Satani yivuga hejuru y'abari barakumenye mwami w'abami, ntiwemere ko umwa Satani yivuga hejuru akubita agatoki ku kandi avuga ngo ntibazabishobora, ntibazarama. Ntiwemere ko ibyo avuga n'imigambi ye bihama. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo, ibyo ushaka n'imigambi yawe myiza aba ari byo bisohozwa ku buzima bwacu. Urakoze Papa, urakoze Papa. Ijambo ryawe rirambwira ngo ibyo turwana nabyo si inyama n'amaraso, n'abatware bategeka isi y'umwijima. Ndasengana mwami wanjye n'umugore wawe uhagaze muri rugo ari we witwa ko akuzi. Ndasengana n'umugabo uhagaze muri rugo ari we witwa ko akuzi, kugira ngo amenye ko intambara arwana atari inyama n'amaraso. Satani arakoresha buri kimwe cyose, buri kimwe cyose cyasenya iby'Imana yubatse. Ndagushimira ubutwari n'ubushobozi waduhaye, duhagaze muri ubwo butwari mwami, mpuje umutima n'uguhagarariye muri rugo, mpuje umutima n'umugabo n'umugore babyawe nawe, bavutse ubwa kabiri, bahagaze muri iyi miryango, mpuje umutima nabo. Turaburizamo imigambi yose y'umwanzi Satani ku muryango we. Mukomereza amaboko mwami, mukomereza imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, ahagarara igitwari, yingingira umuryango, ntiyemere ko umwanzi Satani amwivuga hejuru. Urakoze mwami ko mweguye, urakoze mwami ko yumva ibyiringiro bimugarukamo, urakoze mwami ko hari imbaraga, hari imbaraga, hari ubuntu, hari ugushobozwa. Mu izina rya Yesu, buri ngoyi yose umwanzi Satani yaboshye uwo bashakanye, buri mugozi wose yabohesheje uwo bashakanye, aho waturutse aho ariho hose, ndawucagagura, ndawambura imbaraga n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Ibyinjiriye mu cyaha cy'ubusambanyi, ibyinjiriye mu mbaraga z'umwijima bitandukanye, uyu mwanya byamburwa ubushobozi kuwo bashakanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze mwami w'abami, urakoze Papa.
ndongera gukingira ruriya rugo n'amaraso yawe, amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe atembane buri kintu cyose kitashyizweho nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'umwijima zamwinjiriye ziciye mu marozi, ziciye mu miryango mibi y'ibyaha yose yagiye ifunguka iruhande rwe, reka uyu mwanya zikurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Zamburwa ubushobozi. Kristo niwe ufite ijambo rya nyuma kuri uyu muryango, niwe ufite ijambo rya nyuma kuri uyu mugabo, niwe ufite ijambo rya nyuma kuri uyu mugore mu izina rya Yesu. Reka imigambi yose ya Satani ihinduke ubusa mu izina rya Yesu. Imbaraga zibashinyikiye, imbaraga zibatera ziciye hirya no hino aho zituruka hariho hose, zamburwa ubushobozi kuri uyu muryango mu izina rya Yesu. Ndatwikurura ubwenge bw'umugabo n'umugore bwayobejwe, akaba atagifite umutima ku muryango, atagifite umutima ku bana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ubwenge bwe butwikururwe, reka ubwenge bwe butwikururwe, umutima wongera ugaruke ku muryango we, umutima wongera ugaruke ku rugo rwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'amaboko. Ururimi rwacu warushizeho imbaraga z'ubugingo n'urupfu. Uwiteka we, buri muvumo wose wavuzwe kuri uyu muryango bakavuga ngo ntazubaka, ntazashaka, ntazaruramiramo, uwo muvumo wamburwa ubushobozi uyu mwanya. Ndavuga ngo azubaka, azaruramiramo, azarugiriramo amahoro, ibyari bipfuye birazuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imbaraga zawe n'ubuntu bwawe biragaragarire muri uyu muryango. Urakoze Data, urashoboye, urashoboye mwami w'abantu, urabashije. Hindukiza ubwenge, hindukiza imitima, garura mwami w'abantu, garura Uwiteka Mana Nyiringabo. Abakozi ba Satani baranyanyagiye hirya no hino mu bihugu, baranyanyagiye muri kino gihugu, bahagurukiye gusenya, ariko si bo bafite ijambo rya nyuma. Kristo niwe ufite ijambo rya nyuma. Hahirwa abagutegereza, hahirwa abafite imbaraga muri wowe, hahirwa abashikamije imitima kuri wowe. Nago umwanzi azavugiriza impundu zo kunesha hejuru y'ubuzima bwe, ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwe. Nyemerera ukomeze amaboko ye ntadohoke, nyemerera ukomeze amaboko ye ntacogore, nyemerera ukomereza amaboko y'uwo mugore, ukomeze amaboko y'uyu mugabo ntacogore, ntarambirwe, ategereze ineza yawe. Urakoze mwami, urakoze Mana yanjye, urakoze Papa, uri kwizerwa, uri kwizerwa, uri kwizerwa. Ongera ufatanye nanjye gusaba ubuntu bw'Imana aho twaba twararwanye intambara mu buryo butari bwo. Ijambo ry'Imana rivuga mu Mubwiriza ibice 4 umurongo wa 12 ngo umuntu naho yanesha umwe, ababiri bo bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Umuntu naho yanesha umwe, ababiri bo bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Satani anejejwe no gutuma mutavuga rumwe n'uwo mwashakanye. Niho imbaraga zisenya zituruka, niho ahera. Ariko Bibiliya yavuze ngo aba bantu ngo birashoboka ko umuntu yanesha umwe, ariko ababiri bo bamunanira. Bakongera bakavuga ngo kandi umugozi w'inyabutatu, tuba tuvuga ko n'Imana ibigiyemo. Ubwanyu babiri umwanzi ntiyabashobora, ashobora kunesha umwe akamwihererana, ariko iyo mubaye babiri ntiyabashobora. Ariko none iyo hajemo n'uwa gatatu witwa Imana, uwo mugozi nta gupfa gucika. Satani anejejwe n'ijoro urara utavugana n'uwo mwashakanye, n'ukwezi, n'umwaka, n'ibihe mumara mudahuza. Ariko nshuti y'Imana, Kristo arahari kugira ngo agushyigikire. Wibuke ko intambara turwana atari inyama n'amaraso. Gusa iyo tumaze gucogora no gucika intege, tukarekeza amaso ku mugabo wacu cyangwa ku mugore wacu, tukavuga ngo niwe nyirabayazana. Oya, hari Satani niwe nyirabayazana, ari inyuma ya buri. Satani yagiye gutera umuryango ahera hari intege nkeya. Niba umugabo muri urwo rugo ari we munyantege nkeya, niwe afata. Niba umugore muri urwo rugo ari we munyantege nkeya, niwe afata. Ashaka icyuho yakwinjiriramo. Ariko nshuti y'Imana, niba uri muri Kristo Yesu, ukaba warizeye Kristo ari umwami n'ubuzima bwawe, ukaba ushingiye ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana, ukaba wubakiye ku rutare, ndakubwira ngo nawe uri inzira nziza Imana yacamo kugira ngo itabare. Niba Satani aca mu munyantege nkeya kugira ngo atere, niko n'Imana yifuza umwana wayo muri uwo muryango kugira ngo ikorane nawe itabare. Izo mbaraga zombi cyangwa ubwo bwami bwombi bukenera gukorana n'umuntu. Satani abona icyuho cy'intege nkeya, cy'ingeso zitakemutse,
niba ari ubusambanyi, niba ari gukunda amafaranga, niba ari ibintu bitandukanye, ariko yifuza guca mu cyuho cyo kurangara no kuba kure y'Imana kugira ngo asenye umuryango. Data nawe akeneye umwana muri uwo muryango, niba ari umugore niba ari umugabo witwa umwana we, kugira ngo nawe ace muri we maze bubake uwo muryango. Ndakwingize kugira ngo ntubirambike, ntubishyire hasi. Umugozi w'inyabutatu ntabwo upfa gucika. Imana niba asosiye, Imana nidufasha, kuko icyo Satani ashaka nuko we witwa umwana w'Imana warambarara burundu ukabitereka hasi. Nubitereka hasi, Satani arabyinjiramo, ingabo z'umwijima zirabyinjiramo, abadayimoni barinjiramo, kuko niwe wakingiraga uwo muryango. Imana ikwambika imbaraga kandi igushoboze. Data, tuguhaye icyubahiro. Uyu mushinga w'urugo niwe wawutangije. Isezerano rya Babiri urarishyigikira. Urahari nk'uwa gatatu kugira ngo uremareme, urahari nk'uwa gatatu kugira ngo urwanane n'umwana wawe uhagaze muri urwo rugo, urahari nk'uwa gatatu kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo ukomeze uwo mugozi, ukomeze ubwo buzima, urahari kugira ngo uzure, urahari kugira ngo ushyigikire amaboko y'uwo mwana wawe. Ndasengera umugore cyangwa se umugabo, ndasengera abashakanye harimo umwana wawe uhagaze aho hantu urimo avuga ngo Mana ntabara. Uwo ni nawe ubabajwe nabyo, kuko undi amaso ye yarahumye, undi umutima we warahabye, ubabajwe nabyo. Ndasenze kugira ngo ntarambarare, mwambike imbaraga mukunzi mwiza, komeza amaboko ye, mushoboze kugira ngo uyu mugozi udacika, mushoboze kugira ngo uyu muryango utazima, mushoboze kugira ngo ibyo Satani yagambiriye atabigeraho, mushoboze kuko hari umurage agomba guhereza abamukurikiraho, mushoboze Mwami w'ababi kuko ni icyitegererezo, ni umuntu wavugira, ni umuntu wakwerekana kugira ngo n'abandi barebereho maze bakomezwe mu rugendo. Mukomereza amaboko, mukomereza amaboko, mwibutse ko atari wenyine, mwibutse ko atarwana wenyine, mwibutse ko uhagararanye nawe, mwibutse ko utajya umusiga, mwibutse ko amaso yawe amuhoraho, n'amarira y'urayazi, n'agahinda kurakazi, n'ibyo yatwikirije agaterateranya kugira ngo umuryango udasenyuka. Ibyo byose wabirebye nk'ibitambo, wabibonye nko kwitanga, kandi urabibara Mwami w'abami. Nta na kimwe cyacitse amaso yawe. Imiryango ishobora kutabimenya, abashumba ntitubimenye, ariko we nta cyacitse amaso yawe. Kwa kwihangana yagize ngo akomeze urugendo, ya mavi yashyize hasi, ya marira yasutse imbere yawe, nta na kimwe cyagusobye. Ongera umwambike imbaraga, ongera umukomeze ntacogore, ongera umukomeze ntabivemo. Ndakwizeye Nyaguhora ku ngoma, ndakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo, wabikora, wabishobora, wabikora. Wakomeza amaboko ye agakomeza urugendo kugeza igihe asohokanira ubuhamya, kugeza igihe asohokanira amashimwe, kandi akagenda urugendo adapfuye, akagenda urugendo adasenzekaye, akagenda urugendo umutima wari muzima, ubwenge bwe bukora neza, afite umunezero n'ibyishimo by'agakiza, afite imbaraga zo gukomeza urugendo. Uwiteka Mana Nyiringabo, byutse wari wararambaraye, asunitse imyaka arambaraye, ariko Mwami ibyo byamuzanira ibibazo byinshi n'ingorane n'uburwayi n'agahinda, ariko wamubyutsa agakomeza urugendo nk'ufashwe amaboko nawe, agakomeza urugendo nk'ufashwe umutima nawe, agakomeza urugendo nk'uyobowe nawe, ukamubera umugabo w'ingabo, ukajya imbere kugeza igihe urwo rugamba azarurangiriza. Uwiteka we, byutse abagore benshi barimo barira, bashobewe, bibaza niba barisohokamo, bibaza icyo bakora, bibaza icyo bakurikizaho, baratwikiriye, birangize birasandara, ntibigifite igaruriro, ariko urarifite. Ufite imbaraga mukunzi mwiza, ufite uburyo, ufite uko wabikora, ufite uko wabigenza. Babyutse Uwiteka Mana Nyiringabo, babyutse Uwiteka Mana Nyiringabo. Erega ari nabo barimo barira ari benshi, kuko Satani arabizi, arasa umutwe kugira ngo binyanyagire, nk'uko arasa umwungeri kugira ngo intama zitatane, niko arasha imitwe, arasha abagabo benshi kugira ngo amago asenyuke, kugira ngo imiryango inanirwe, kugira ngo abishime hejuru. Ariko uracyari imbaraga zacu, uracyari ubushobozi bwacu. Mukomereza amaboko Mwami w'aba, yongere yiyegure, yongere abyuke, yongere azenguruka urugo rwa ruvugaho ibyiza, arwaturaho umugisha, kuko amajwi abivugaho aruvugaho ibibi nayo ni menshi. Reka yarusha imbaraga, reka yarusha ubushobozi, kandi Mwami ijambo rye rishyigikiwe nawe, ururimi rwe rukomezwe nawe. Mushobozi Uwiteka Mana Nyiringabo, yongere agira ibyiringiro kuri uwo muryango. Urakoze Papa, turakwizeye, twizeye imbaraga zawe. Hari abagore ibihumbi washoboje, uyu munsi barahagaze, uyu munsi barubatse. Hari abagabo ibihumbi washoboje, uyu munsi barahagaze, basohotse muri icyo kibaya cy'amarira, bahingutse hakurya ku musozi w'impundu. Ibyo uracyabikora Uwiteka Mana Nyiringabo. Nibwo iyo tubyerekejeho amaso twebwe nk'abantu, hari igihe tubona nta byiringiro, ariko muri wowe, erega witwa gitangaza, witwa Imana ishobora byose. Warivugiye ngo nitwe Uwiteka Imana y'ibifite imibiri, ngo mbese hari ikinanira? N'iby'ingo uracyabishoboye, n'iby'imiryango uracyabishoboye, uracyabasha kubeshaho, uracyazura, ntabwo imbaraga zawe zigeze zishira. Turakwizeye Mwami w'aba, turakwizeye. Ntabwo tuzi uko bikora, ntituzi n'uko bigenza, ariko turakwizeye, nizeye imbaraga zawe.
nizeye ubuntu bwawe. Nongere nkwinginga inshuti y'Imana, wimara amajoro wibaza ngo isi izaca hehe, wibaza ngo isi y'umuntu koko yahinduka. Oya, mara amajoro wisabira imbaraga, mara amajoro wivugira uburinzi kuri uwo ngo mwashakanye, mara amajoro wisabira ubuntu bw'Imana kuba ku rubyaro rwawe niba waragize umugisha wo kubyara, mara amajoro usaba imbaraga kugira ngo Imana ikwikomereze amaboko, ukomeze urugendo, wikwibaza uko bizagenda. Ijya ibikora mu nzira zayo, ikabikora mu buryo bw'igitangaza. Kuzura umuryango, kugarura umugabo umutima, kugarura umugore umutima, ni igitangaza. Si inama z'abantu, si inama z'ababyeyi, kuko hari ababyeyi bagerageje, imiryango iraterana, inshuti ziraterana, ariko bifata ubusa. Ariko mu buryo bw'igitangaza data yabikora. Nagukomereza amaboko mu gihe utegereje ineza y'Imana. We kubaho upfukiranywe n'agahinda wakuye mu muryango, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Reka dusengere muri iyi ndirimbo, tuvuge ngo ntituzi uko abikora n'uko abigenza, ariko turabyizeye. Twizeye ubuntu bwe n'imbaraga ze, twizeye imikorere ye. Fatanya nanjye kwizera nshuti, ndakwinginze. Fatanya nanjye dutegereze igitondo cy'ubuhamya, dutegereze igitondo cy'impundu. Ntituzi uko abigenza, ntituzi n'uko abikora. Icyo tuzi ni kimwe, tuzi ko abishoboye. Sinzi no kubikora, icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu ubikora, iyo utegetse
dufatanye kuvuga ibyiza mu isi yo mu mwuka. Amagambo afite icyo avuze. Imivumo ni amagambo, imigisha ni amagambo. Ndagira ngo dufatanye kwizera, wongere uvuge ibyiza. Babwire Aroni amagambo yo kugomba kuvuga ngo uko niko uzashyirisha izina ryanjye ku bwoko bwanjye. Amubwira amagambo, yari amagambo kuvuga ngo Uwiteka kurebe neza, kumurikishirize mu maso he, ngo hanyuma uko niko uzashyirisha izina ryanjye ku bwoko bw'Imana. Reka natwe inshuti y'Imana wongere uvuge ibyiza ku muryango wawe. Ushobora kuba warabivuze igihe kirekire, bose tuvuge byose no gusenga. Ingira wiga isugira mu imbaraga, ururimi rwawe ruvuge ibyiza, ruvuge ibinyuranye n'ibyo Satani avuga, ruvuge ibinyuranye n'ibyo abakozi be bavuga. Niba ari urugo rwawe uruvuge ibyiza, niba ari urugo rw'abavandimwe bawe uruvuge mu mazina aho uri. Niba hari agahinda wabonanye umugore mugenzi wawe, wabonanye umugabo, wabonanye inshuti, wabonanye abuzi, niba ari abuzi uvuge mu mazina, uvuge ndatura amahoro kwa kanaka, ndavuga guhuza inama kwa kanaka. Data ndagushimira ubutware n'ubushobozi waduhaye muri Kristo. Ndagushimira ubutware, ndagushimira imbaraga washyize mu bakwizera. Ijambo ryawe rimbwira neza ko uri muri twebwe akomeye cyane kuruta uri mu isi. Duhuje umutima n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, turavuga ibinyuranye n'ibyo Satani avuga kuri iyi miryango. Hari abo tubiziranyeho twavuga mu mazina, hari abagutegereje hirya no hino, abo duhuje kwizera, abo turimo dufatanye kuguhamagara. Uwiteka Mana Nyiringabo, wabikora, wanyuranye ibihe, atmosferi yahinduka, ikirere cyahinduka, haremwe ibishyashya binyuranye n'ibihamaze imyaka. Muri wowe mu kanya ko guhumbya no guhumbura ibintu byahinduka. Ndavuga amahoro, ndavuga guhuza inama, ndavuga gufatanyiriza hamwe mu mago y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ndavuguruza ibyo Satani avuga, ndavuguruza ibyo abakozi be bavuga, ndavuguruza ibyo abanyangeso mbi bavuga, ndavuguruza imigambi mibi yose yapangiwe uyu muryango, igapanga uyu mugore abizi cyangwa atabizi, igapanga uyu mugabo abizi cyangwa atabizi. Mu izina rya Yesu ndahindura ubusa buri gikorwa cyose cyakozwe kuri uru rugo, ari icyahakozwe batarinze kuhagera, ari icyahakozwe abakozi ba Satani bahageze. Ibyo byose ndabyambura imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuga kujya inama bari mu cyumba, ndavuga kujya inama bari muri salo, ndavuga kujya inama kandi bagahuza mu izina rya Yesu. Imbaraga zinyuranye indimi ndazambura ubushobozi kuri uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasuka amaraso yawe Mwami Yesu mu mfuruka enye zigize urugo rwe, mu cyumba cye, mu nzu ye. Ndasuka amaraso yawe Mwami, amaraso yawe aburizemo ibibi byose byahoherejwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umuriro w'Umwuka Wera ubagote umwana Satani n'abashaka ababure, amagambo boherezwagaho buri munsi ababure, ibyo bahaye uwabaye icyo cya Satani kugira ngo avuge, kugira ngo akore, byamburwe ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Indorerwamo abakozi ba Satani bakoreshaga kugira ngo barebere muri ya muryango, uyu mwanya yamburwa imbaraga, iyo communication ibe coupe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuntu bwawe bugote uyu muryango, ineze yawe igote uyu muryango mu izina rya Yesu. Buri muryango wose wafungutse ukingwa n'amaraso yawe Kristo, buri cyuho cyose cyabonetse muri uyu muryango gikurwaho n'ubuntu bwawe Mwami w'aba. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ubuntu bwawe bwongere gukavaringa uru rugo. Umugore rutahemo yifuza gutaha, umugabo rutahemo yifuza gutaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasabira umwana wawe uri muri rugo imbaraga zimumbarukiye mu buryo bw'igitangaza. Yumva twikuruwe, yumva twikuriye ibyo umwana Satani yamutwikiriye, yumva kuyeho amarira, yumva kuyeho agahinda, umwambaro w'ikiriye umukurweho mu izina rya Yesu. Ibyishimo by'Imana bimanuke mu mutima we, umunezero uva mu ijuru umanuke mu mutima we, kugira ngo akomeze urugendo, kugira ngo ibyo umwana Satani amupangira n'ibyo amwifuzaho byamburwe imbaraga, biburizwemo mu izina ryawe Yesu. Urakoze Mwami w'aba, urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo.
inama mbi zose zacuzwe kuri uyu muryango, zicuzwe n'abagore, zicuzwe n'abagabo, zicuzwe n'abapfumu, zicuzwe n'abanyashyari, zicuzwe n'abantu babi, izo nama zose zamburwa ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze mwami w'abami, ibyakozwe inyuma ye atanabizi, abaye yarazi ko ari abagizi ba neza ariko kumba ari bo bamusengera, izo nama zose mbi atamenye wowe urazizi kandi zabaye ureba papa, zose warazirebaga ndetse wazishyireho limite yaho zitageza. Reka ibikorwa byabo, reka imirimo yabo ihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma, reka mwami ibyo uvuga aba ari byo bikoreka. Ibyo uvuga ni amahoro, ibyo uvuga ni uguhuza, ibyo uvuga ni urukundo, ibyo uvuga ni ukubahana, ibyo uvuga ni ukugubwa neza. Iyo niyo migambi ufitiye umuryango, reka barisohozwa mwami w'aba. Ndongera gusengera umwana wawe uhagaze muri uru rugo kugira ngo amenye gukura amaso ku bigaragara, ayahange ko bitagaragara, ayahange wowe, kuko intambara arwana atari inyama n'amaraso. Narwana mu nyama n'amaraso azatsindwa, narwana mu guterana ibipfunsi no gusubizanya amagambo azatsindwa, ariko nahagararana nawe akarwana mu buryo bwawe uzamuneshereza nta kabuza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umuhe imbaraga ntacogore, umuhe imbaraga ntarekure. Mwami mwiza, nongeye gusengera abana bawe. Hari abana bawe bari mu miryango, bari mu mago, ibi tuvuga bomba bitakiri ibyabo. Teruma barambaraye, teruma bageze hasi, bumva bitakibareba. Ndasenze kugira ngo nabo bakoreho, si bo babyiteye, ni ibyabagezeho. Ndasenze kugira ngo ubegure. Benshi barwaye indwara z'agahinda, bafite amarira adashira, ndetse barwaye n'indwara z'umubiri zikomoka mu gahinda. Bamwe barwaye indwara z'umutima, abandi barwaye za hypertension, imibiri yabo irarushye, barya nk'abidroga, bararira ibinini bakamira ibindi. Ubuntu bwawe buri kumwe natwe muri iki gitondo, nibo bamanuke ububegure. Byutsa umugore, uramuzi mu mazina, byutsa umugabo, uramuzi mu mazina. Umugabo watakaje imbaraga z'ubugabo, umugabo wumva nta cyari cyo kuko umugore yamukubye na zero kuko yamutaye, ongera umubyutse, umubwire ko ari agaciro mu maso yawe. Ongera ubyutse uyu mugore, mubwire ko umukunda, mubwire ko umwitayeho. Urugo rwamubanye rubi na sosiyete natwe turamuta, kuko biraratubwiye ngo umugore umutima wese yubaka urugo rwe. Ariko ibyo yarayemo, ibyo yahuye nabyo, ibyamutwikira ntituzi uburemere bwabyo, ariko urabizi. Ndasenze kugira ngo mwegure yongere abeho, mwegure yongere yikunde, mwegure yongere akomeza urugendo rw'agakiza. Hano ni ku isi ariko tuzataha mu ijuru. Ntiwemere ko abura umunezero mu rushako, ahantu tumara imyaka myinshi ngo zatakaze n'umunezero wo kuzabana nawe. Mwami, ijambo ryawe rikomeye rimwe na rimwe ridatwirwa mu bwenge bwacu, riratubwira ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Mwami, rirakomeye iyo umuntu arimo arira, rirakomeye iyo umuntu yumva isi yamuguyeho, rirakomeye iyo umuntu yumva icyamubayeho nta wundi muntu ngira ngo bagisangiye, rirakomeye gutwirwa mu matwi. Ariko ibyo uvuga byose bihora ari ukuri. Ndahamya ko mu bagezweho n'ibikomeye hari abo habaye imbaraga barabishobora, abana bo wazibaha. Za ngabo zo mu ijuru, babamarayika bashinzwe gukorera abazarogwa agakiza, wabatuma bakamwongera umutsima urugendo, uko bongereye Eliya imbaraga agashobora gukomeza urugendo. Wakohereza umwuka wawe ukamanukana imbaraga ukegura umugore wari urambaraye, ukamanukana imbaraga ukegura umugabo wari urambaraye, akongera akabaho. Abasubiye mu nzoga kubwo gushaka ibitotsi, ukabaha imbaraga zo kuzivamo. Abaryagagura kubwo kubura amahoro, ukongera ukababwira ko ari wowe imbaraga zabo. Ubuhungiro bwacu ntiburi mu nzoga, ntiburi mu biryo, ntiburi mu kugura imyenda, ntiburi mu kwimakiya cyane, ntiburi mu kwambara amabiju menshi. Ubuhungiro bwacu ntimuri ibyo byose dukavaringisha agahinda kacu. Ubuhungiro bwacu buri muri wowe. Mubera imbaraga nshuti yanjye. Data, umbereye inshuti, ndakubonye mu bihe byinshi, ibyo mvuga nzi kubikora. Dufite ibihamya, natwe ubwacu turi ubuhamya. Turakwizeye, twizeye imbaraga zawe. Mubyutse, mubwire ko hari ibirenze ibyo. Mubyutse, mwibutse ko imigambi yawe igikomeza. Urakoze papa. Mwami, tureka tugushimire n'amago ameze neza.
ibi bitwumva hirya no hino byaduteye kwibagirwa ko hari abo wubakiye, byaduteye mwami gusa nkaho tutabibona, nyamara hari amago wahagazeho, hari amago wazuye, hari amago ubeshejeho, hari amago urinze imyambi ya Satani, hari abagore n'abagabo baguwe neza. Turabigushimira kuko si imibare y'abantu, si imipango y'umugabo avuga ati nzabikora neza, si n'imipango y'umugore agenda avuga ngo azubaka. Ni wowe wabubakiye mwami, kandi nuhabwa icyubahiro. Ni wowe wabikoze nyaguhora ku ngoma, kandi nushimwe. Wahaye abagabo kukubaha, uha abagore kukubaha, maze bituma bubaka ku rutare barakomera. Imiyaga iraza, imivi iraza, ariko barakomera kuko bubatse ku rutare. Turagushimira ayo mago y'ibyitegererezo, turagushimira ayo mago tureba tukanezerwa, turagushimira ayo mago tureba tugasubizwamo imbaraga, turagushimira ibyo wubatse. Bakomeze umwanzi Satani n'abashaka babure, nibarindwe mu maraso yawe, nibagirirwe neza, imigambi bototera ntibabone, bahishwe mu buntu bwawe nyaguhora ku ngoma. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwami nongeye kukwereka abahungu bacu n'abakobwa bacu kugira ngo bamare hahamuka batewe n'ibyo bumva, kandi ubamare no kutabiha agaciro nabyo Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ububake ubakomeze, kuko bazajya mu mago yabo nk'uko bari. Niba batubakitse mu mwuka bazagenda batubakitse, niba n'ubundi batakubaha bazagenda batakubaha. Ndakwinginze ngo ububake muri none, kuko urugo ntirutanga agakiza ngo umuntu avuge ngo ningerayo nzakizwa neza, ngo umuntu avuge ngo ningerayo nzagukorera neza. Oya, nibagukorere muri none, ubakomereza amaboko, nibakubahe muri none. Bashoboze Uwiteka Mana Nyiringabo, nibiyubake isura nziza bashaka kuzagera mu rugo rwabo, bashoboze kuyiyubakamo muri none. Bakizirari, bakize gukunda ibintu, bakize kurangara hirya no hino, bakize ibidafite umumaro, batandukanye n'inshuti zidafite umumaro. Ndavuga abahungu n'abakobwa bari muri Kristo Yesu, bagirire neza Uwiteka Mana Nyiringabo. Urakoze mwami w'abami, icyubahiro cyose nikikugarukire, ushimwe ushyirwe hejuru. Urakoze papa. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mugire umunsi mwiza. Naho ku mugoroba isaa moya nongera ngubwire inshuti y'Imana, haracyari ibyiringiro mu maso yawe, mu maso yanjye. Dushobora kubireba tukabona nta naho byava, ariko haracyari ibyiringiro kubera wa mugabo wa gatatu uhagararanye natwe. Mwami Yesu aguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.